ngiye kukwereka igitangaza. Ubushize nababwiye ukuntu umuntu yamaye inka esheshatu. Arya naribabwiye. Inka esheshatu ziza zivuye mu mudugudu wa Nyarutarama. Inzara irashira no muri korari barandenze baravuga bati Imana yazanye umugisha mu rugo iwe, tuzajya tujya kunywa amata, bahita bashinga amasengesho. Imana inyiza inzara. Tera haleluya. Turi ku ijambo rivuga ngo intunganyiriza neza mu maso y'abanzi banjye. Nyemerera rero umukozi wawe ugiye gutambutsa iri jambo ryawe, umugotesha ingabo nini, mwuzuze umwuka wera. Uwiteka Imana koze ikara ku munwa we, avuge aranguruye mu izina rya Yesu. Akubere mikoro wivuganire natwe abari imbere yawe, uduha amatwi yo kumva no kumvira icyo umwuka abwira amatorero igihe nk'iki. Urakoze data, nyemerera ubane natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro kibi cyawe, icyo duheje n'imikorere yose y'abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Satani ndabimenyereye, Satani kiroso, musahuzi, abo bose tubohereje mu nyanja y'amazuku, niho baremewe gutura. Mu izina rya Yesu, bwami bwawe buze nibutugote, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Byose tubyingize tubisaba mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Kuvuga ijambo ryayo by'ukuri twize, uretse gusozaho nashimiye Imana ku bakozi b'Imana, ariko rari zabanje bavuze ubutumwa bwiza. Hanyuma abahanzi nabo bavuze Imana, ariko abahanzi nabo bavuze n'ukuri. Abahanzi bavuze ari bari abana babyiniye Imana. Ngewe ndarira kubera yuko nabonaga ko abana banjye nta ufite impano nk'iriya. Ndavuga ngo kubera iki ndi mwarimu ariko kaba nta mwana wanjye wakora nka biriya? Ubu maze iki? Nasanze ntacyo maze. Kandi na itonde nawe nubirebe mu bana bawe, bamwe batoragwishisha, abandi bageze gutya, we gukubita ibiboko, basanga hari n'ikibazo gikomeye. Ariko bene data, ari abana Imana Umugisha baririmbye ndarira, wamba bariye kubanza ndi umunyabyaha, n'ukuri nishinjije ibyaha, saba imbabazi Imana, mbabarira niba ari naho nagenze nabi. Kandi umuntu w'Imana niko amera, arasaba imbabazi yishinja ibyaha. Nishinje ndarira, gira amahirwe hano hari umusore umwunga kubi, nsangazanya agaswara ndihanagura, we nanjye gukozaho ikote, kuko bino bintu ntabwo mbimenyerejwe kugendana imiswara. Narabibabwiye ntabwo nari nabimenyera, cyakora wenda nzajya ngatwara he mu mufuka, kumubona ndi munini. Imana izanyobora uko nzabigenza. Imana ibahe umugisha. Umupapa nari muzi, sindiba uyu mugabo muzi, ariko muzi Masizi ari mumwe mu bakristo banjye mu itorero rya Deperi. Nubwo tutaje kwamamaza ibyo, ariko ni mugenzi wanjye, kandi Imana imuhe umugisha kubwo kujya gucuruza mu mujyi, kandi akibuka ko gukorera Imana niko muzire muziki. Ngiye marambwira Imana ngo Mana mbabarira. Hanyuma uriya muvandimwe we yaranze igena muzi, uriya maze kuririmba nawe araririmbye, nawe ndishimye. Akasi umuntu we noneho Nyarudigi nawe yaririmbye arigaragura. N'abantu rero ngewe ipantaro yanjye ubundi sinjya nambara imyeru, uyu munsi nambaye imyeru kugira ngo nshinje. Uri ipantaro yanjye nayigaragura ari yasinga Nyarudigi, nsanga ntabyo nakora, nabwo nsanga ni icyaha mu mutima.
umugabo mubona nabonaga ari umusaza kandi umusaza kuko hari aho twahuriye ariko aho twahuriye hose nasanze bamaze kuririmba uyu musaza ari buririmba ibiki noneho nyuma y'aba bantu ariko noneho usanze nawe ari akaga unzu y'Imana igihugu ufite urudodo rukubwira ngo ntacyo wari wakora ntacyo wari wakora ntacyo wari wakora murakoze noneho rero ndasaba imbabazi iyo ngiye kuvuga Imana buri gihe nsaba imbabazi iyo numva ari bitaragenze neza ejo nagakwiye kuba naraje ariko naribagiwe mbabwiye ngo nanyuze aha nyura Imana indeba uko nabyibagiwe mwabyemera ariko nkasigara mfite urubanza n'Imana rero naribagiwe nari nzi ko ari amatariki yo hirya ari aya kera niyo mpamvu urumva nihaniye muri byinshi murakoze ko namwe mwihannye abatarakurikije nyine ibisabwa nyamara buriya nyamara murakoze hanyuma umuvandimwe ampamagaye ndamubwira ni ndabyibutse ariko ubu ngiye muri kino naravunitse kandi mvunika ntabigizemo uruhare niyo mpamvu muri kugenda ngenda gutya ntabwo ari amafiyeri nazanye ngo mubone ko nzi kugenda nta gatanu oya naravunitse kandi mvunika nabi uku kuguru kwaranyereye ukundi gusigara inyuma ndakwicanira hariya za Masizi ari umukristo wacu wari wapfuye njya kuyobora ikiriyo hanyuma Satani aramiga ariko saho gusa uko yari yamereye kare imodoka yaramushije mbona ko uwo munsi nagombaga gutaha ariko sintahe ishyitse ko hari ibintu ngomba gukorera Imana hari n'ibyo nkiyana imbere y'Imana kuse buriya baranyumvisha ndashimira Imana rero ko gihumeka umwuka w'abazima Dawidi yigize avuga ngo njyewe Dawidi mba nararabye iyo nizera kugira neza wakujuje ahandi njyewe Dawidi mba nararabye uyitwashyira izina ryawe ko nawe uba wararabye iki giterane cyateranyijwe wakagombye kuba warashyinguwe ariko Imana iravuga ngo nyabudini azashyiramo indirimbo ukoma amashyi irakuzigama wayikomeye amashyi Imana haleluya none rero murambabariye nkomeze numva afite imbabazi z'Imana kuri byinshi hari imihigo umuntu aba yarahize twahiguye ariko se ndahigura uragira ngo ndorewe abana 6 bose bajya ku ishuri uragira ngo ndahigura ndashinga njyewe ariko nyuma yo kwiga duhigure mfite 6 bose biga kandi uri hamaki ni 150 nkagira ba segondera batatu kandi biga mu bigo bikomeye kagira imvune ubuse nakwireba mushumu wanenganya mama wanjye reka sinshimye kabyara we ariko turashima Imana haleluya Dawidi yigize avuga ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe aravuga ngo mbese umubisha wacu yaba nde haleluya kongera tuzamura icyubahiro cy'Imana yewe kandi umugema numva nezerewe iyo ibyo birangiye umugiye kuvuga data niba ukinziritse ni kazi kawe data we kwamaze kuzura hanyuma rero hano murera yono murabizi ko muri inshuti zanjye inshuti bakabiri mwarambuze sha nari narembye naragenda gasi noneho nagendaga ntagatanga kurenza ariko ndashima Imana ko kuwa kabiri nzaboneka haleluya none rero
habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba, aturigishe babazagira haba mu byago ndetse no mu makuba, aturigishe babazagira haba mu byago ndetse no mu makuba, aturigishe babazagira. Iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda, turimo n'imbabazi zayo, turimo n'urukundo rwa Yesu, idufite umutima habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba, aturigishe babazagira haba mu byago ndetse no mu makuba, aturigishe babazagira haba mu byago no mu makuba, aturigishe babazagira haba mu byago no mu makuba, aturigishe babazagira haba mu byago ndetse no mu makuba, aturigishe babazagira haba mu byago no mu makuba, aturigishe babazagira. Kera natashye oya twabyumvise haba mu byago ndetse no mu makuba, aturigishe babazagira. Ndabyigisha kumwe ariko nakora haba mu byago ndetse no mu makuba, aturigishe babazagira haba mu byago no mu makuba, aturigishe babazagira haba mu byago. Abantu bakuvuyeho, abantu bavuga ko ntacyo uzigezaho, haba mu byago ndetse no mu makuba, aturigishe. Umugabo yakubwiye ngo muzadivorusa, umuntu yakubwiye ngo aziguhe piriyave, haba mu byago ndetse no mu makuba, diporome yawe nayo nesitike de pa komari wabo bashi, haba mu byago ndetse no mu makuba, aturigishe babazagira haba mu byago ndetse no mu makuba, aturigishe babazagira. C'est fini. Umuntu uzi gusoma neza Bibiliya nakuke bamuhe mikorofone, bari ibintu umugabo akayavugiye hano nuba ngo hazaza abasemuzi ninjye ubatangije naze hano tuvuge Bibiliya baguhe bekanze rwose amaze kubategura kera nk'umuneke nikujya bivuga kera numva namenaguritse. Asante. Zaburi ya 23 umurongo waho wa 2, hanyuma niwo tugiye guheraho, turageza wenda ku wa 4 gusa, hanyuma babwire icyo Imana ishaka muri bo. Reka babwire nukuri namaze kumva ijwi ukuri nimba zacu nizo ishizeho, imibabaro yacu niyo ikomeye, ariko twebweho Imana
yewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe, yewe nawe, yewe nawe, yewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe, yewe nawe, yewe nawe Zaburi ya 23 turahera ku murongo wa 2. Titire haravuga ngo Zaburi ya Dawidi. Zaburi ya Dawidi. Kabiri tuvuga ngo zaburi yanjye yawe. Kabiri haravuze ngo aryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Aryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Haleluya. Tugiye kugendera kuri step ivuga ngo Imana iryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Gira mugenzi wanjye Imana ikuryamishe mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Ongera bimubwire. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Anjyana uruhande rw'amazi adasuma. Muri iki giterane Imana igiye kukujyana uruhande rw'amazi adasuma. Imana igutandukanyije n'abarozi, Imana igutandukanyije n'amadani, Imana niba unyumvisha cyane. Haleluya. Hasubiremo. Aho turangirira haravuze ngo anjyana iruhande rw'amazi. Anjyana uruhande rw'amazi adasuma. Muri aya masengesho, muri iki giterane Imana ikujyane igutandukanye n'aho bari baragushize, aho muri famiye bagushize, ababuza ko imarira, ababuza ko nta kizagenda. Imana ikujyane iruhande rw'amazi adasuma. Abanyumvisha cyane. Haleluya. Udafashwa nta kibazo, ndikumva Imana yamanutse. Abanyumvisha cyane. Haleluya. Sene podesta kinifo. Murabyumvise se? Ubundi bishatse kuvuga ngo ikuryamisha hafi mbese ahantu hatari urusaku. Ahantu hatari urusaku. Imana igutandukanyije n'urusaku. Urusaku rw'abayobozi. Ibyatsi bibisi ntabwo bihanda. Sepost. Ahandi ibyatsi. Shododese. Hanyuma hakurikiye. Komeza. 3 haravuze ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. Umva gato. Imana isubije intege mu bugingo bwawe. Umaze iminsi utambuka bakavuga, ariko Imana isubiza imbaraga mu bugingo bwawe. Aho wari waracitse intege, Imana imanuye imbaraga. Imana igusubijemo imbaraga. Yewe rayono, Imana igusubije imbaraga. Wa mugabo we, Imana igusubije imbaraga. Wa musore we, Imana igusubije imbaraga. Wa mumama we, Imana igusubije imbaraga. Wa muririmbyi we, Imana igusubije imbaraga. Nimuvuge ngo imbaraga. Ntabwo mwumvishe. Muvuge ngo imbaraga. Zamura ikiganza cyawe uvuge ngo imbaraga. Mu rugo rwawe imbaraga. Aho utuye imbaraga. Kubakurwanyaga imbaraga. Abagufasha ijambo imbaraga. Cyane. Haleluya. Wait. Imbaraga. Nanjye ndahishuriwe. Umuntu yaguha ariko ntase. Testimonies. Ariko gusuka bisobanura ibintu byinshi. Imbaraga. Gakomeza. Aranditse ngo anyobora inzira yo gukiranuka. Umva noneho. Mu izina rye. Imana igiye kukuyobora inzira yo gukiranuka, kandi ntabwo ari kubw'izina ryawe. Imana ishyizeho izina ryawe. Amina. Ariko aba bantu baracyabana. Abatashye. Haleluya. Bivuga ngo impamvu utakiranukaga birashoboka yuko ari uko itari yiyiziye, ariko yo yiyiziye. Gasubiremo. Anyobora inzira yo gukiranuka. Uyu ni Dawidi. Imana yayoboye inzira yo gukiranuka. Kandi nawe Imana irashaka kukuyobora
inzira yo gukiranuka aho umaze iminsi utuye Imana yashaka kuhagukura. Haleluya. Anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Umva kubw'izina rye. Vuga ngo kubw'izina rya Data. Amina. Bwira abantu batatu babwira ngo Imana igiye kukuyobora inzira yo gukiranuka kandi kubw'izina rya Data. Amina. Komeza. Hanyuma mutemuke tugiye gusenga. Ahakurikiyeho tugiye gusenga. Aravuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Bibiliya iravuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ndamubwire kubera yuko imaze iminsi ivugana nawe iravuze ngo Haleluya. Subiramo. Haravuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Komeza kungaga ukwiye. Ahakurikiyeho ishyimbo yawe n'inkoni yawe. uretse gatoya Ishyimbo yawe. uretse gato mugoboka Nanjye naryohe. tone ishyimbo yawe n'inkoni yawe mubinyoboza neza Mana. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe mubinyoboza neza yeye ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Umva nkubwire Menerevare nta kibazo kigihari. Umva nkubwire Piriyave nta kibazo kigihari. Hari Imana iguhumurije muri iki giterane muri Rayono. Iravuze ngo ishyimbo yayo n'inkoni yayo. Haleluya. Ngo nibyo bimpumuriza. Urashaka guhumurizwa n'Imana? Vuga ijwi ryawe. Urashaka guhumurizwa n'Imana? Haleluya. Ahakurikiyeho gatanu. Antunganiriza meza mu maso y'abanzi banjye. Aho ngaho nati. Reka subiremo. The post. Yafashe. Antunganiriza meza mu maso y'abanzi banjye. Ni ikintu gikomeye. Ikintu Imana ivuze. Umva mama, umva papa. Imana igutunganyirije neza. Kuri bamwe bamaze iminsi bavuga yuko urimbwa. None Imana igiye kugutunganyiriza neza. Bagihari. Bwira mugenzi wawe ngo bagihari. Wajya mubwira ngo bagihari. Kandi ibi bintu birakora. Mubwira ngo bagihari. Tera haleluya. Amen. Unita witi. Ariko wari bwajya ahantu ugasanga ameza atunganye ngo uzarebe ibintu biba biriho. Mbese ibintu ushobora kuba uryumvise nk'ibyoroshye. Wari bwajya ahantu ngo usange ameza atunganye bakubwire ngo karibu ariko atunganye. None ayayo Imana irayatunganyije. Reka mbabwire akantu gatoya. Genda ujya kwicara. Ndasoreza. Umva nibyo. Ndasoreza. Yatunganye. Ndasoreza hano. Yatunganye. Aho kabisa. Umva wowe wayatunganye ubibeshye. Hakabaho wibagirwa ji. Aha ngaha hari abantu ku meza yabo hatajya hagira isorori bitatu. Bahora barira muri kamwe. Kandi hari ibindi biryo byajya mu yandi masorori. Ariko iyi Imana yaje kuyatunganya. Ibizi n'ibikenewe byose. Umva mubwire. Ngo mukageze muri domaine ye. Nageze muri domaine sha. Nigize kujya ahantu kwa data wacu. Yari minisitiri. Atuye Kimihurura. Mu kiministiri n'ubundi. Iri jambo data ndifata. Uraryishyura. Niko bimeze.
iraryoshye siko najya mfaso maniro no genda ari saa sita abandi ngiye gucungana n'amezi yego kandi nawe ubikora rimwe na rimwe iyo byanze sha unacungana n'ahandi akabwatirikanye kwa kanaka cameraman nawe fashwa yafashijwe na muhuri ngezeyo ngereyo saa 5 n'igice ndavuga ni ncunganye nayo ameza ndayajyaho noneho iyi Imana ishaka kukwigisha nta hantu itakwigishiriza cyane amen iyi Imana ishaka kukwigisha nta hantu Imana itakwigisha kose hari amashuri si ibyo se ameza yaratunganye tu noneho ushaka zakugurira kuwa kabiri iyo yo nzayishyura uko itangiye kuyatunganya mbere uri yatunganyije cyane niba abantu ndatwara iryo sha ariko Imana ikemera yuko fata koka nta kantu gakomeye ntabwo ari koka ni igisubizo Imana ibizanye muri wowe noneho ndagira ngo muntege amatwi ariko mwatashye oya turahari rayono haje ameza sugura hano barancatse ameza yaje noneho ariko n'abandi nuko mujya mubamerera muricara mugatuza neza kugira ngo tukumve neza oya ariko nawe ugeze ku meza niyo mpamvu ameza reka nivugire mugoboka uzanye uburangare ku meza mugoboka mukure kuri mikrofone nzengereje ariko murekereho hanyuma ngezeyo bagaterura umwana umwe batindiko protein ndati mama aragushaka we korode mama aragushaka narayuye ndigora mbara ndeba televiziyo hari ibitente byafatika ndabireba birananira ntabona agatente kari kwiruka kameze gatya nkabona karakabuna muheto iyo nzari kwishawe yawe bose baragenda bararya barangije baragaruka baranganiriza barambwira bati anko nimba ari toto ntumbaze barambwira bati buriya tuvuye ku meza hari akambwiye gatanta tuvuye kurya tukimye noneho numva marara kikebuye sote shaka kubwira ayo makuru kandi ngeze ahantu heza aranganga turakinye kera baranakobanaga rero abo mubona abasirimu ntabwo byakunda aguca amazi gusa ubwo babimwimye nagende ndamubwira ni none se mwambwiriye papa ko mushaka barambwira ngo papa yavuze ko nta muntu umubyutsa kandi yanyuzeho rwose n'umusuhuza avuga icyo ariko Imana yatunganye cyangwa ntiyatunganye yatunganye muvuze muri bake Imana itunganye neza cyangwa iyihorere yatunganye ndagenda ngeze mu nzira mbwira Imana ntima ujye utunganya neza ujye ugabura wagabura umuntu akarya agahaha amina nari ngeze hariya ku nteko nabona ishashi n'agapapuro gahita gasimbukira nkabanza nkagakandagiraho mundebe ko nabona inoti y'ijana wapi biranga ngeze haruguru ngiye gukomeza ngo ngikabuga Imana irambwira ngo mba nitwa Uwiteka haleluya amina abankurikiranye mugere mu cyandebe turahari bose irambwira ngo nitwa Uwiteka nzakugirira neza nawe nzakugura indi koka sha no ni kuwa kabiri oya ni kuwa kabiri nko ku meza hazaba hari koka niyo nayibura mushobora si byose kandi ntujye usiba kereka uyu usiba kabiri izakuzanye koka
hanyuma rero ariko sizakuzana ngeze ariya kwa Rando Imana irambwira ngo nitwe Uwiteka nzakugirira neza. aho biba birangiye uvuze ngo uzakugira neza mbega izagira neza. No nibwo nari nyuzura umwuka we numva mu muhanda ngabona nasakatagara vuga indimi murabate dore umusazi ndamubwira ntabwo nasaze ahubwo nuzuye imbaraga z'Imana. Imana irambwira ngo nzakugirira neza hahandi abantu bazamenya yuko ni Imana kandi nzakugaburira nkubyibushye nzakugirira neza. Imana ivuga neza cyangwa ntabwo ivuga neza? ivuga neza. Avuga Imana ivuga neza cyane. Haleluya haleluya. Imana ivuga neza. irambwira ngo mba nzakubyibushya ngo hahandi uzajya utambuka abantu bakagira ngo ni minisitiri utambutse. Burya Imana nayo irabizi. Ibwira ni rero ushimwe Imana. Ngeze mu Migina bahise mu Migisha munarambwira atari ko uvuye mvuye gusenga. Arambwira ngo numvise ijwi rimbwira ngo nguhe bitanu. ariko mwakomeye Imana amashyi itanga bitanu. Oya Imana yaduha cyangwa iyihorere. Oya Imana yaduha cyangwa iyihorere. Yavuga ni Imana nibwo bwa mbere nishimye. bitambara umufuka w'umuceri kandi bitari kuvemo mbara akawunga kamagaju bitambara ifiriti mbona birakomeye. ndabara ngeze mu rugo mbwira umugore ntibyakomeye. ati biki irantabaye bati gutabaye ite? ndavuga nikora hano nagendaga nkora ku kibuno cyashize narananutse bavandimwe. ubu wari warananutse neza. Arebe ndapanga ndamubwira ngo icyo gihe kariya kantu k'amavuta kariya kaniri kaguraga 600 gatoya karekare. agura ibiro 5 byose bitekamo ifiriti. ibiro 5 by'ibirayi sinzi uko yabitetse kandi yajyaga gushya tuyabiye. Imana itunganya neza cyangwa ntabwo igiye atunganya. Imana irambwira guhera uyu munsi ngiye kugutabara, ngiye kukugaburira, ngiye kuguta. Haleluya. Irambwira ngo ameza yawe azajya ahora yuzuye ibiryo. Ndiruka tu. Haleluya. Amen. Yera. Aneza sha. Haleluya. Tunganya neza. Irambwira ngo uyu munsi ngiye kukugaburira ku buryo buri muntu wese azajya amenya yuko n'Imana igabura. Iragabura cyangwa igabura? Iragabura. Utonde ubu nawe nyozi wawe wahita ugaburira. Kozi w'Imana urafata iki? None rero nubwo mubona afite mu nda hanini ko simfite inda nini igira abantu barya cyane. Ngewe mfite mu nda hanini. Yego. Ntabwo ufite inda nini, ngewe mfite mu nda hanini. Mu nda hanini rwose. Nimuzongere kuvuga ngo dufite inda nini. Mwebwe se tugera iwanyu tukarya byinshi. Irambwira ngo reka nyavuge nitonze. Irambwira ngo iwawe ibisorori bizajya bihora byuzuye. Niba ari ukushushanya reka nkomeze abanyamasezerano. Niba ari ukushushanya hano urandangije ubu uzahoza ibiryo iwanjye. Irambwira ngo ikimenyetso ngiye kukwereka igitangaza. Ubushize nababwiye ukuntu umuntu yambaye inka 6. Arya naribabwiye inka 6 ziza zivuye mu mudugudu wa Nyarutarama. Inzara irashira no muri korari barandenze
gutunganyiriza neza mu maso y'abanzi banjye. bivuga ngo iyo igiye gutunganya ameza ntishobora kuyatunganya abanzi bari kure, ibanza kubegera. Eliya we yaravuze ngo nimubanze mubareke kuko aribo benshi. none se numva ko ni imbere y'amaso yabo. Itonde icara, cara mu bwoko wanyishe. Itonde icara, reka mvuge data ntahe. uyu munsi wanyishe. Haleluya, amen. ko mbona mwarambiwe noneho uzi kuvuga nkashaka kuvuga ngo rekera nkomeze. ntazi ikibazo se, mwira nicara komeza. umva komeza ayo meza, guma ku meza, aho niho shaka. Imana yatunganyije no muri covid. uretse gato muri covid byo byari bikomeye, wagira ngo mu bucuruzi bagatoya. Ndigusenga hano kurusu, Imana yarambwiye ngo ukigera mu rugo urahura n'igitangaza. Burya karya gahungu niba ari n'agasaza kari nakumvisha. Ese karya gahungu kari yararimo Imana igakomeza ahubwo igasukumira imbere katazapfa. Umuntu arambwira ngo umva wowe regere n'ibyiza ubusunikira uti wowe atukigera mu rugo urahura n'igitangaza kimwe. Mbwira umugabo Damascene twaririmbanaga muri korali mucyo, namubwira ni Damascene, Imana ivuze igitangaza. Nshaka kuvuga ku meza none ubwo ivuze igitangaza, ndagira ngo dutahe tujye kureba yuko Imana yamuha umufuka w'umuceri. Noneho rero wowe umusiribateri uratwara ibiro 5, ngewe ndatwara ibisigaye. Damascene urabyumvisha cyangwa ntubyumvisha? Ati ndabyumvisha. Turagenda tugeze mu giporoso tujya tugira ibintu bitubangamira mu nzira, ariko Imana iraje itunganya neza tu. Ndaje gatoya nushaka uyakome nayo Imana ashaka. Haleluya, uri umugabo nanjye ndakwemera. Yewe uri umugabo nanjye ndakwemera. Yewe umugabo ndamugabo. Yewe uri umugabo ndamugabo. Uri umugabo ndamugabo. Ngeze mu nzira imvura iragwa, nambaraga inkweto, ariko uwa kabiri nawe babwiye ndababwira ngo ntabwo nzacogora ku rukweto. Nari nambaye igikweto natoraguye mu midugudu, itaro yo hasi yose ivaho, ivuyeho ngenda mu mvura ntazi yuko yagiye. Umuntu arambwira ati mba taro yawe yavuyeho, bamubwire umaze iminsi uri ku gisebo, ariko Imana iragutunganyiriza neza mu maso y'abagusuzugura. amina. Uretse gato reka mubwire datasha yo reka mukubwire mugoboka we, reka muvuge wenda muvuga gusa uyu munsi ukuntu ndaje n'ibyo bizi. umva ngeze mu nzira ngira Damascene ndamubwira ni iyi nkweto nyikuremo, arambwira ngo uyikuramo yambaje. ereka Imana yuko inkweto zagiye zashize, komeza wambare. Manutse gato ndayambwira ngo dore byakomeye, nkweto yawe nayo muvandimwe mutumishi wa Mungu pasteur baduha amatitire no mu bigeragezo barayatanga, ariko nubwo bayaduha ntibitubuza kuruha. Ariko Imana igiye gutunganya neza mu maso y'abadusuzuguye. Wangiriye neza, wangiriye neza, Mana wangiriye neza. Iyo chorus uyisubiremo, uza kuyisubiramo nubona akanya. Iyo irakaze neza. No ngeze mu rugo nsanga bari kubaka, ariko sinamenye ibyo bari kubaka.
wabatumiye wasoreza reka soreza ndangiza kunyuba reka soreza hanga soreza ha ndangiza iyo nyubako ariko abantu nabo baracaza noneho rero mbashakubwire data gira mugenzi wawe ugiye kumva data uko akora oya munyeganyeze umubwire tugiye kumva data uko akora ugiye kubona data uko akora twajya digima niko bimeze kubona uko akora apana kubyumva noneho ukabibona ngeze mu rugo sanga bari kubaka hari umuntu madamu yari yaragujije 20,000 yaramugujije ngo niwe wafashe ku kibanza abonye dutinze kumwishyura ndamubwira nuko rero mubwire ibi ni Imana akanasuzugura nabwo niko ninde wakubwiye kunyubakira mu kibanza utambwiye umuntu arambwira ngo musha burya mwana musha umva uretse gato kurikirana unde umuntu arambwira ngo amubwira ngo ibyo bisiri byawe ntabwo ngende wowe urafata ahantu wanjye ukahubaka kari agasuzuguro ubundi bari kubaka ibiraro by'inka wiki none se no ku meza n'ibiraro biza itonde abana bari bararwaye bwake umuntu atunze abana barwara bwake bagira amata bagumya muzi ko ari bwake byibushya amata bakabyi ndabyibuka nzabibabwira ko akabiwe umwana yaravuze ngo ngarutse gato ku baturanyi barakaranze aravuga ngo mama ndashaka imanya imanya aravuga inyama ariko akavuga ngo ndashaka imanya Imana irabizi yuko abana bawe bashaka imanya Imana irazizana mu izina rya Yesu ndabihanuye muri iki giterane cyane haleluya uretse gato gufashwa mbere y'umuziki mbese gukira bo bamanya igahita Imana bashingiye gukira arambwira ngo mindani harimo umuntu akagenda gake ngezeyo usanga hariyo umuntu ukomeye hahandi nigeze kuba sanga kubera umuntu aba yirinda ibibyuma nabyo ntugere mu biroroshye hahandi nababwiye nigeze kuba yego aricyo bibatwaye ikizi sanga yicaye mu nzu inzu yiwanjye yaravaga my friend yitwikiriye umutaka arambwira ngo mwana wanjye umuntu yampaye inka none nabuze aho zishyira none nasanze ngomba kuzizana iwawe nabajije mama wawe arambwira ngo ufite ahantu hanini Imana iguha ahantu hanini kugira ngo igisubizo ni cyiza kibone aho gikwirwa Imana igukura mu manegeka y'ubuzima tera haleluya ndagushima Mana ndagushima Mana tujya kugera mu isaha yo gukora kw'Imana inota mike gusa niza mike gusa tunganya meza gusa iri jambo ndarimara n'imizi niko bimeze kandi undebe bana za filime barazireba ari cya gifilime amaze iminsi ndabona abana bareba niba kirimo umuhinde niba bamwitanye imuri yamaze abantu mbega imuri we iwanjye yarabiciye imuri wese n'ubu umeze gutyo ureba imuri none urakundeba gatoya
nashoje ndeba gato gusa arambwira ngo mbasha nabonye yuko nawe ukeneye nabonye ukuntu wananutse wabaye nabi nekereza kuguha inka wayikomeye amashini manasha rufite protokoli mani bw'umugisha no Nestas wowe tumwa wowe ijuru rirambwiye ngo nkubwire marayika manuye ibintu byose yagusezeranyije uyu mwaka ugiye kubona ikimenyetso cy'ibyiza Imana igukuyeho impaka z'abantu Imana igaragaje kwera kwayo irambwiye ngo nkubwire ngo imanutse yose mu buzima bwawe niba ubyumvishe neza n'umutambuka ngo haleluya agatogarukiraho itonde the nasty pro ikumbi Imana imanutse shalando the princess anywaza nikando the play ngiye rero arambwira ngo agenda ujya kuri fuso ibyo bintu mbabwiye muzabaririza iwanjye niba bitarabaye Imana izanca ku ngoma nk'uko yaciye Sawuli ku ngoma zikurinda mana we uzikurinda mana we uzikurinda mana we imumvugira Imana we haleluya reka sozi mubabarire sozi noneho barara ariko se namwe mwarandoze neza uburozi bwiza neza kandi mwaranyishe oya uyu munsi ntibajye kuri muri niba ngo ari muri imuri muyihuriye muri bayireke noneho arambwira ngo ndagira ngo soreze hano hantu niturangiza dusenge ndatanga message na hantu niturangiza dusenge dutahe Aho mbwira mugoboka ni kumaye batashye arambwira ati ntubivuge none mugoboka ntago batashye barahari kandi nta mushiga kandi ntugunda abantu bamurera yo barahari rwose sefi ni byararangiye yewe namwe inkweto byarambaraye niko bimeze mukomeje amashariko noneho arambwira ngo ya kuri fuso hari impano natuzaniye ngeze kuri fuso nimvuga inka esheshatu ufata inyana na nyina ariko ugarukire kuri esheshatu inyana na nyina sefini oya esheshatu inyana na nyina ubwo ni inka eshatu n'inyana zazo eshatu ni inka eshatu ziri kumwe n'inyana zazo ariko zose hamwe ni esheshatu noneho ubwo zaje zizanye n'amata umbi ya mbere reka mbabwire ndi imbere y'Imana mpagaze ku gatuti zaje zikamwa reka da zitarakamwe n'umunsi wa rimwe zari zikibyara Imana igiye kuzana igitangaza gishyashya ntabwo ari icya kera dore mfashe Bibiliya irabeshe nzangare nk'abandi bose zigifite ya mata bita umuhondo mbwira umushumba namubwira nturararukamye arambwira ngo ntabwo igihe cyo gukama icyari cyari nambwira ngo turanywa ngira mugenzi we n'igisubizo urahura nacyo kandi urakiryaho kuko Bibiliya ivuga ngo Imana idutunganyiriza neza mu maso y'abanzi bacu noneho iya mbere ikirana manete we
tugendana sha iyambere nyikubise mu bitugu ese ndirimba indirimbo umukiza niwe wamuye mwishamba igaye yego kimbu zubanyo wiru choma pe nejekwe mama ukoze ukuri awizo igaye mojo ubugingo bwiza nahisemo nuru gukorera umukiza kubaho wabona ibwiza nakupana igihugu Jambere nigibesha oya ijaka mingi baba ijaka nijamo ibukiyungaro subiramo jambere nigibesha oya ijaka mingi baba ijaka nijamo ibukiyungaro Imana yo kwizerwa uri uzahura haleluya Imana yo kwizerwa uri uzahura komera hey Mana ya Abraham Imirimo izawakoze banyereje ayukuzuna namwe ayuyuzuna imigambi yawe sibira iyo utamba hafi mure karabaye uretse gato nimunyemere muneze umunota umwe murabumaye nagarumu nungiyeshe ivuze irabikora urena ninyozi ijambo rye
tuzayasubiramo we kuwa kabiri tuzahurira kuwa kabiri ndagutegetse nk'umuyobozi wawe oya nahaguruka oya nahaguruka sikira zaza genda umuyobozi we ariko kuko umusabye guhaguruka nahaguruka ayo ni amavuta urahari cyangwa nuhari okay noneho rero muvuge ngo he ukuntu byagenze maze kwakira ziriya nazishyize mu biraro nari ifite amasengesho y'iminsi 3 ndayibwira ntitonde abo twasengeraga nabwira niransubije none mwitonde igisubizo cyanjye Imana impaye ntaza kukivanga n'ubujiji ngiye kurara amasengesho nasanga baziteruye nimujya muvuga ngo ni mu ubwenge zagira gute zabareka nagiye kumva numva Imana iranteruye Imana igitero imupita hasi nari kumwe n'umuntu witwaga Kavamahanga imupita hasi ijwi rambye ngo toka mu masengesho mageze nase umuntu w'impumyi arahumuka kubera igisubizo bwira abantu batatu babwira ngo Imana igiye kugutunganyiriza mu maso y'abanzi bawe babwire uyu ni Dawidi abwira Sawuli abwira ngo Imana intunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye kingaho protocol kingaho bakinga kabisa kinga haguruka Imana itunganye idutunganyiriza iki ameza Imana idutunganyiriza iki ameza imbere y'iki umva ndabatangariza ko rwose higera umwuka wera w'Imana yambwiye ngo mbabwire ngo agiye kubaka urusengero rw'akataraboneka mukomere Imana wakire niba umeze turabyakiriye haleluya amen nateguye Bibiliya nagiye muri rya jambo riri muri Luka rimwe kugeza umurongo wa 37 bivuga ngo yimura imisozi itanu oya niyo naho nahageze kwayo ibice 9 umurongo wa 5 bivuga ngo yimura imisozi itanu ikayubikana uburakari bwa aho nahageze ndahava iryo rirakazi ndahava kuwa 3 niryo tuza kuwa bishaka kuvuga ngo iratungurana kubita bimenye uretse gato ngo mukawe mwanya erega waranyishe c'est post mbakati ndongera ahantu muri Luka 1:37 avuga gute uretse gato ngo kuko ari najambo Imana ivuga ngo rigira gute urihere aho ndahava aya bantu yahera rikiryayo aho nahavuye umva gato ngera muri Zaburi ya 46 bivuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu ni imbaraga zacu n'umufasha utamara kuboneka mu byago no mu nicyo gituma tutazatinya n'abisi yagira gute yahinduka nikubita muri Zaburi ya 25
ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni, abanzi banjye bakunyishima hejuru, aho naho ndahava. Komera Imana amashyi niba wakiriye. Mushumba, Imana ngo urusengero kandi rukomeye, kandi rukomeye, kandi rukomeye, ndaruhanuye rukomeye. Vuga ngo rukomeye. Kuri kubivuga gake. Vuga ngo rukomeye. Rukomeye. Icya gatatu, irambwira ngo mbwira abantu bari hano bihebye ngo bari gusaba menerevare. Irambwira ngo menerevare babwire ko nayitanze. Ayo mashyi wayahaye Imana. Itaka yambwiye ngo mbabwire nikijije uburwayi ku bantu bamurera yono ndetse no hanze yabo. Haleluya. Amen. Dufunikiya antunganyiriza neza mu maso y'abanzi. Washize wawundi kwanga. Antunganyiriza neza mu maso y'abanzi bandi. Asiza amavuta. Amavuta. Gira mugenzi wanjye amavuta. Ninde waje atisiza amavuta? Nta muntu waje atisiza amavuta. Tugiye kugendera mu kirere cyo kuvuga ngo Imana idutunganyiriza neza mu maso y'abanzi bacu. Gira abanzi bawe bicecekere, n'abacukuye bazitera n'izina. Uretse bicecekere inzoba bacukuye. Gira abanzi bawe bicecekere inzoba bacukuye bazitera n'izina. Gira abanzi bawe bicecekere inzoba bacukuye bazitera n'izina. ahubwo si ubwo zazizera niba zitera batwanga zizera n'ukuru. Nagira ngo excuse icyongereza bakize twicaye ariko turi kukivuga. Excuse. Bwira Satani ngo excuse. Kumva ndikubwira ababaya banjye ariko uzipara abantu bakicaye. Ndikubwira ababaya banjye ngo excuse. Bwira bakumva wambaya wavuze ko utazatura Kigali ngo excuse. Nikuzimu babyumve excuse. Zamura ibiganza byawe tugiye kuvuga ngo Imana idutunganyirize ameza yo mu banzi bacu. Igusiga amavuta, igusiga ubwiza. Reba ukuntu umushumba asa, wagira ngo bamusize ikimuri. Reba protocol kwasa, ese warebye uko usa. Reba mugoboka, reba umupatoro bari kumwe. Reba dingiri niba ari nyabudingiri. Reba sha, reba wa musore wanjye kubyo. Zamura ikiganza cyawe kuko tugiye kwakira n'amasaha yo kwakira. Umva uko Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo Satani yari afite umugambi wo kukwica uyu mwaka, ariko kuko ugira ishyaka. Nereka ijisho rimaze iminsi riri kumva kabisa rimeze nk'iryadukuwe. Niryo ngiryo ijwi rirambwiye ngo tuvuyeho. Iryo jisho ryakuryaga cyangwa ntabwo ryakuryaga? Vuga ngo sefini. Ngo mutavuze. Muvuga ngo sefini. Icyo kirabaye kirarangiye. Iki hari itaku rimaze iminsi iri kubabaza. Ikoreho. Iryo naryo sefini. Mbasha mwekora mukabera w'Imana aravuze ngo abatambagije Kigali. Abatambagije Kigali. Ariko birasaba umwuka wo gusenga ndetse no kumvira no kugandukira itorero. Murakoze. Kandi nazama Seremani tastifo. Umumvishije ijwi rimanutse.
bamubwiye ngiye kubonamo na passport. Marayika ashyize passport imbere yawe. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo wasenge tujya mu bihugu. Imana itanze kuri rujya Canada. Kandi Imana ibikoze kugira ngo uvuge Imana mu buryo buhambaye. Urakoze. Relax. Boni ya dra. Ibisigaye nimureke tuzahanure kuwa gatatu. Kuwa kabiri nukuri. Abahari abazaba bahari. Abapatro ntuzaburi. Uzamuri ibiganza dusenge. Tuguhaye cyuhari. Turakuhimbaza. Ushaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwe kaburuto tambuka vuba utarakizwa utambuke. Nabonye marayika kandi mubonye kano kanya amanukira hano. Numva ijwi ry'Imana rivuga ngo ndashaka kurokora uwanjye. Igira hano hino niba utarakizwa nta magambo menshi nibuvuge. Amagambo yajya ataba menshi. Mwami Yesu, Mwami Yesu, turagushimiye. Uri Imana itinda kurakara, ukihutira kubabarira. Turagushimiye ko twageze uyu munsi turi bazima. None turakwinginze ngo utubabarire ibyaha byose. Twandukure mu gitabo cyo kurimbuka. Utwandike mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi tugusabye imbaraga z'Umwuka Wera ngo adufashe muri uru rugendo rw'agakiza. Uyu munsi tugize amasezerano mashya nawe Mwami wacu Yesu Kristo. Utubere umwami n'umukiza wacu none n'iteka ryose. Amen. Reka sabe abakozi b'Imana mutunge hano ibiganza. Data wa twese mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe ni umuhigi rirahiga rikavumbura. Aka kamwanya turagushimiye kuko Mana abakobwa bawe abana bawe batsinzwe n'urubanza bakaba bahisemo inzira y'agakiza, bakaba bakwakiriye nk'umwami n'umukiza wabo mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi witeka Imana ni ukuri ijambo ryawe ryarambwiye ngiyo umunyabyaha umwe yihanye mu ijuru bavuza impundu. Natwe rero mw'itorero ya yono turagushimiye Mana kubw'abakobwa beza nk'aba bihanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndetse ijambo ryawe hari benshi rikoze ku mutima nabo bongeye kuba bashya mu izina rya Yesu, bafashe ibyemezo bishya byo kugukurikira ngo babere umwami n'umukiza wabo. Data turagushimiye, mbasabiye Mwuka Wera ubabere inkomezi muri uru rugendo. Kandi Uwiteka Imana amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, ibyo bagiye gutangira gukora byose uhereye none. Uwiteka Imana ibihinduka imirimo izabaherekeza ubwo uzahamagara amazina y'abera, imirimo yabo ikagenda ibaherekeje. Mana aba nabo ni ubwoko bwa Aburahamu. Reka Mana aka kamwanya buri wese umwemerere yandikwe muri icyo gitabo, n'imirimo ye yandikwe imbere y'amazina ye mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Data, ibyo byose Mana tubisabye kandi tugushimiye dutya tugukomera amashyi n'impundu. Urakoze. Nagira ngo duhaguruke utunge ibiganza imuhira, utunge ibiganza ku kibazo wari ufite, dushimire Imana ko ibiremye dutunganije ameza. Urasenga ushimira Imana ko itunganyije ameza.
turagushimiye Imana, tugushimiye ko udutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bacu, tugushimiye ko udutabaye, tugushimiye ko uturengeye, tugushimiye ko uturinde gukorwa n'isoni, tugushimiye ko wigaragarije muri iki giterane. Tugukomeye mu mashyi, tugukomeye mu mashyi, tukuvugirije impundu kandi ibyo uremye tugeze mu mago, tugukomeye mu mashyi ko dushanga ari ibyo baturemeye. Tugushimiye ko utugiriye neza mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Amashyi menshi ku Mana.